ire nabonye ejo hashize nk'imyaka 4-3 Rayon Kirito muri Kirito maze imyaka 4 itambutse Rayon Sport y'uyu mwaka 90% iratwara igikombe kimwe ku butaka bw'u Rwanda. Mbonye umugirimo amatsinda arashoboka. Byabaye kugamuvunya imbere bajya kujya mu matsinda ariko nabwo kabona ni rimwe nago bihozaho. Ariko yafashe bari kwitegura Rayon week barimo arakora kabiri. Bitonda ni gym nimo gakora kuri baro. Nukubera iki? Bamaze kubona ko ikipe bafite bashaka kwizamura fitness. Urwego rwabo aya bonga turamuzi kuri fitness. Ku buryo nyina bari wa afata ikipe mu gitondo akayikuba muri gym na mu zindi exercises zitandukanye. No kocha ungirije umurundi na Rotifi bakoresha ikipe kuri baro. Na tactics zitandukanye amayeri y'ikibuga n'iki no kukinisha systeme bazagitinga mu kibuga. Yego. Wenda reka tugire wenda dukire hagakeregeshwa gatoya. Wabonye Rayon Sport mu myitozo. Ubona na Rayon Sport kuri match yayo na Muhanga. Izire yongeye kwagwa kuntu zisa ku bintu bibiri. Rayon y'uyu mwaka muzayibona mu isura y'ishyaka. Mubakina nta n'umuntu utakemera umukunzi wa Rayon Sport utakemera sinzi ngo isupiriti umwuka wo kuba kurwana cyangwa ntabwo tuzi Sport buriya ari ikipe y'indwanyi ahubwo ni ikipe y'igitutu ibintu bitandukanye. Yego tutu kiva kuki ku mufana wayo ariko supiriti kuvuga ngo turi indwanyi fight kurwanira jezi ya Rayon ugasanga biri muri bakeya ariko uyu mwaka biratandukanye. Iyi Rayon izagira ibintu bitanu mu mwaka bizayiranga. Harimo ibanga harimo ishyaka harimo kugenda uko bareshya harimo gukorera hamwe nk'abareyo no gushaka igikombe cya shampiyona mu bundi buryo butandukanye uko bagishakaga. Noneho rero intare y'ingore igiye gushaka umuhigo buriye niba hari intare igira ubukana intare y'ingore ni nazo zihiga igiye gushaka umuhigo n'igihusha buriya rero aperi ngenda yizi filozofi zayo. By the way ntabwo ndi umufana wayo sindi n'umukunzi wayo ariko ndayubaha kandi ngakunda n'ibintu ikora. Yego ubwo ntabwo umuswa yanyumva ntabwo leta byumva ariko umuhanga yavuga ati bro ibintu uvuze nibyo sinyikunda sinyifana ariko ndayubaha ngakunda n'ibintu ikora. Okay reka nyinjiremo nayo iri mu cyumweru nakita ngo APR weekend mbonye umugirimo amatsinda arashoboka. Nababwiye ninjye muri kubreaking ibi bintu polisi mbishimangire sindi umuvugizi wayo nta nubwo ndi mu giseta cyayo polisi iri mu ikipe zatakaze mu Rwanda. Ibihe byiza we wakoze subscribe hano kuri BIGMAN Rwanda nizere ko umeze neza ndagusuje kandi nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi wowe tubana umunsi ku munsi. Ndagusuje uri mu majyepfo amajyaruguru uburasirazuba n'uburengerazuba ndetse n'ibwotamasimbi. Turagarutse rero kuri BIGMAN Rwanda. Ushobora kuba utameze neza ufite uburwayi cyangwa se urwaje n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima jya wizera ukore kandi usenge cyane. Umuntu kwizera niwe ujye wongeraho ngo urebe ibikureba nuko rero uko rugendo nahise ngakopera. So rero ndagushimiye wowe tubana umunsi ku munsi nimba utarakoze subscribe ni igihe cyiza cyo kugana kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ngende Zebra Switch wumva kuri kamera na mikoro za BIGMAN Rwanda turi kumwe na mwenyewe BIGMAN. Bimeze bite? Bashima Imana Zebra makuru kandi irarangiye. Amakuru nizere komeze neza. Weekend yarangiye umunsi turi kwa mbere weekend yari irimo ibintu bitandukanye ariko burenya mvuga ngo yo utarwa uri muzima humeka ibindi biharira igihe kikabisobanura. Bashima Imana ko ndi muzima nangiye icyumweru umeze neza ariko nsuhuza aba BIGMAN bose abo bari abakunzi ba BIGMAN Rwanda nyamuneka muri hose mwumve ko mbasuje kandi ndabashimira umusanzu n'umusada wanyu mu kubaka BIGMAN Rwanda mukomeje kunyereka. Naga ari igihe kinini nkora ariko umusaruro ni munini umva ko haba ari support y'abantu support y'abakunzi b'abanyarwanda ariko nava kuko uwumva ikinyarwanda wese wabashiye kujya kuri BIGMAN Rwanda ariko yabashiye gushyira support kuri iyo channel kugira ngo abashe kuba nayo muri channel zakora ibintu binini cyangwa zakurikiwe n'abanyarwanda muri rusange. So rero nanjye nzajya mari kujyana hoze mbe mari kujya mba amakuru meza byose tubikora mwebwe ko ngiye mari ngiye nyine ntacyo byangezaho ubusanga bava ngo ushaka kugera kurujyana n'abandi
washaka kugera hafi ukijyana. Njye ndifuza kujyana namwe rero kugira ngo ngere kure kandi nzakora ibintu bikomeye. Ndabashimira rero mbere ko ninjira mu kiganiro nabanza mbashimire nyamuneka kuko byose ni mwebwe, kuko uzi ko ikiganiro nubone views cyangwa nubona abantu kugira ngo nyamuneka ukoze ibintu byiza shobomva wabireka wanabireka da. So rero ndumva ku giti cyanjye ndishimye kandi shimishijwe namwe. Amakuru rero muri weekend yarajya atandukanye, ariko icyaranze weekend n'ubundi ngujya gutereza arabwibanza ni Rayon Sport. Ni icyumweru yatangiriye i Muhanga, icyumweru bita ngo Rayon week, ni icyumweru igiye guteguramo imikino itandukanye izakina n'amakipe atandukanye mu cya mbere. Mbabwira ngo iki cyumweru Rayon Sport navuga ngo igitangiye mu mujyo mwiza, kuko bari n'iki cyambe kizamura urwego abakinyi cyangwa staff y'ikipe ni intsinzi. Nta ntsinzi banoya, intsinzi yose watsinda yabava mu Kinyarwanda na rugamba ruba rutoya. So rero nibitangiye Rayon week igatangira itsinda Muhanga ibitego 4-0. Twabonye performance ndi bagaruka mu kanya abakinyi batandukanye, abatsinze ibitego, abatabashe gutsinda. Ese mu magambo make cyangwa mu magambo nasanyije abakunzi ba BIGMAN Rwanda, iyo Rayon Sport bayitegeye iki cyangwa bayibonye gute? Ndibuze kubyinjiramo. So rero narajya kure, iyo rero week kuniteguye yahereye kuri Muhanga, ariko rero week ikuyemo amakipe 3 yo mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, harimo Gorilla hakazamo na Gasogi, ariko Gorilla na Sport bazakinira aho bita Ingoma ku stade ya Ngoma. Sinzi kurya biteguye niba kugira ngo bigereze ikipe abaturage bayo cyangwa abafana bayo, nuko Rayon Sport izakina na Gorilla bazakinira kuri stade ya Ngoma. Niwo muri amujye kuvuga ngo abareyo tubegeze ikipe ya mu gihe bamwe batabasha gutega, tubegeze tubereke abakinyi twaguze rwego rwabo, performance yabo nabo bishime. Nongera kuvuga ngo Rayon Sport ikumbuye ku kibuga ko twabonye ubwitabire ku stade ya Muhanga, aho stade ya Muhanga yari yuzuye kandi amafaranga make yari amafaranga y'igihumbi. Nyamuneka mbabwira ngo hari abantu bajya badutanga Rayon Sport ngo umufana ngira mu kompeta nande ngo baragiranye nande. Nyamuneka bajya bareka utemera ishangwe ryemeye kwizi kwiruka. Rayon Sport ku mufana yaciye imaka. Twabonye ubwitabire aho twabonye stade ya Muhanga, abantu benshi baravuye Kigali koje byari weekend ku cyumweru, kandi buriya Kigali abantu bose ubusaka ku cyumweru baruhutse. Hari n'abantu benshi gatatu bakora, ariko twabonye ejo umuhanda Ruhango gutyo amajyepfo yose hari movement kuko hari abero match nkiriya. Icyagaragaye mu mitwe y'abantu cyangwa amaso y'abantu nuko Rayon Sport ikumbuwe. Twabonye ko shampiyona igiye kurangira Rayon Sport bayibaninze imikino 2 kubera amakosa abereye mu Bugesera, abakinyi bahagarika match, abandi n'abafana baterana amabuye. Bavuga yuko hari imikino Rayon Sport ya nyuma izakina ari awikoro nta mufana. Ibyo rero byateye abafana ba Rayon Sport kugira ishyaka, bararirimba nyamuneka batuje ikipe yacu, ariko natwe tuzahima ikipe tuzakira. Yaki izatwakira bwa mbere nayo izarubara. Bavuze yuko nta mufana ngo uzagera ku kibuga mu gihe Rayon Sport ngo yakiriye. Sinzi abafana bazabikurikiza, bajya bivuga amafani karaba n'abandi batandukanye n'abahuriga, ako mvuga ngo mu gihe cyose Rayon Sport wayakira nibazi icyo bita gushishana. Wakiriye Rayon abafana bakavuga ngo barabaninze nibazaza ku bushake bwayo, ni wo mwaka wazawubara kuko umurero ni mwinshi. Rayon ni benshi kabisa, tubona amakipe menshi. Nyambana kuri Kenisi akora mobilisation mu gihe Rayon Sport kinye na Gasogi. Ntabwo ndabona Kenisi avuga ngo agiye gushyushya urugamba yahuye na APR cyangwa polisi hazende. Ariko azi ko umureyo yakunda umunwa, umure yakunda competition, umure yakunda ihangana. Mu cyose umwavanshe cyangwa umusteresheje cyangwa umwagreshe araza akabateka ngo tukwemeze noneho turawukubita twuzuye. Tugwa amafaranga uduha amanota. So rero mbabwira ngo Rayon Sport yari ikumbuwe, kandi twabonye ku bwitabire bwayo. Ni ikipe mbona ko urwego yajemo cyangwa ibyaha y'abafana babyishimiye. Twagiye tubona amasura mashya, abakinyi barokiriswe, ese ba performance gute, ariko haje kuba ikintu cyatumye urwego rwa bamwe utagaragara cyane. Yafashe ikipe B ashyiramo abakinyi bashyashya baguzwe bonyine. Abari bahari banabonye twabonye Museno Mogwari ore kapiteni kuri mukino, niyo mukinyi navuga ngo wari usanzwe muri Sport apaje gukina. Buriya na Ganijuru nawe yaje mu masimbura, ariko nawe sizishize ntago yarahari, yarari muri viziyo, baramutije muri viziyo, bakora backup kumugarura muri no sezo bagiye gutangira. Icyo nabashije kubona ni iki, abakinyi bashyashya bari babashe kwifata.
gusa Mohamed Cheri uriya mwarabu yabashije kubona ko n'uri tushe y'abarabu twayibonye yateye amatikita akabaro nyinshi asapasa ubufente n'iki agaragaza n'undi ko n'umukinnyi uzatanga challenge mu Rwanda mediana azaba arimo adversaire azabumva bari biteze yuko bashobora kubona Bigirimana Bedi ariko Bedi yasinye kuwa gatatu ku cyumweru kuwa gatatu nimugoroba kuwa gatandatu nimugoroba kandi yamaze gusinya turi kuva mu nzove myitozo ni kuwa gatanu yasinye kuwa gatanu basohora amafoto kuwa gatandatu ninjoro kuko imyitozo yagiyemo kuwa gatandatu mu gitondo kandi afite match cy'umweru urabizi ko nimugoroba nta myitozo rero umukinnyi wa match imwe cyangwa mwitozo umwe wahita umuha match nk'iriya abakinnyi bamaze hafi y'umweru bakorana wabugaragaje ko hari ikindi kintu biteze mu muntu na bagenzi be ntabwo babona neza baramuri zavinze baramureka ntiyabashije gukora ariko icyagaragaye nicyo namaze kubona simuze kumva ngo ndi umureyo ngo ndi iki mumeza ngo nababwiye ntago nzaheza inguni mbere ko ndi umurendo umusportif ndanaliza match nzanaliza Burayi mbereka ya peri kunagaze mbereka Kiyovu mbereka n'izindi zitandukanye ariko nitubona ibintu tukabirenza ingoyi ngo tuvuge ngo fanatisme ngo yango sindi buvuge ibi ni byiza nge nzagosora urukunguru ruve mu masaka yego ire nabonye ejo hashize nk'imyaka 3 Rayon Kirita muri Kirita maze imyaka 4 itambutse Rayon Sport y'uyu mwaka 90% iratwara igikombe kimwe ku butaka bw'u Rwanda sindi berebe ku bindi ariko uyu mwaka Rayon Sport abakompeta bayo mwitegure challenge kuko twabonye imyaka ishize ine itambutse yarokiritaga nabi ikarokirita flop ikarokirita imvune kandi ugasanga umuntu amurukisa imyaka 2 chevie zarashwanyaguritse uwo mukinnyi nta kintu mwitegamo cyo nabwira abakunzi ba Rayon iyi Rayon Sport natabonye Bedi mu kibuga natabonye n'abandi batandukanye mu kibuga iyi Rayon Sport iratanga akazi uyu mwaka haje guitavuga rero n'indi scenario nimba ari navuga ngo iki ngo bose n'abazungu hari abantu rero bavuze ira sorogo ya Wasiri ngo bose n'abazungu bagiye n'abazungu ku ruhu Wasiri yavuze uburyo Rayon Sport y'umwaka ushize barazimiza y'umwaka ushize yari mu bugakagambane bavuga yuko abantu bagambanireyo nyine bafite imitekerereze iri cheap buri umuzungu aha agaciro amasezerano aha agaciro inshingano aha agaciro n'uwo bari gukorana igikorwa runaka yego none abakinnyi b'umwaka ushize Rayon Sport ifite tudaciye ku ruhande harimo abakinnyi bagambanye nawe ndi bumeshoninge mu kiganiro ariko babashije kugambana amasura yaragaragaye imyitwarire yaragaragaye naho bagiye bajya byagaragaje imisiyo bari bariho hari umukinnyi wavuye mu ikipe cyo tuba abanyamwuga buri umunyamwuga yirinda kuvuga nyine izina ry'umuntu muri riske cyangwa mu kintu kitari positive sibyo cyamuvuga neza mu buryo bwo kutamwicira izina hari umukinnyi wasezerewe mu ikipe imukina mu Rwanda ihora ihanganye na Rayon asezererwa bavuga ko urwego rwe n'imyitwarire agumura bagenzi be uze kunyega ku matwi yari kapiteni agumura bagenzi be noneho biza kurangira uwo mukinnyi banzuze unega amatwi banzuze noneho uwo mukinnyi birangira aperi musezereye yego ntabwo ndi bumuvuga izi ikipe nayivuga iramusezerera nyamuneka nka Rayon Sport nyine yakira kuko adversaire wayo mukompeta wayo wo bitagenze neza cyangwa ufite performance mo gakeya bamwakiriza yombi ariko babera isomo yego babera isomo yuko umukinnyi mupfana iki amafaranga papa n'ubundi nicyo kiba cyaramaze kuvuga ngo umukinnyi ngo aradukunda ngo tumwakiriye ngo yari mu kaga n'akangaratete never ntabwo byo bikunda noneho baramwakiriye umwaka umwe bamubonyeho ubusembwa kangoshi Inyarwanda nyacyo bamubonyeho ubusembwa baramwirukana yego Rayon Sport iramwakira undi mwaka ukurikiye ataranawurangiza nyamuneka twabonye twaribeshye mu bantu bakenewe kuba bagaruka muri uno mwaka nawe urimo ariko ngo ibijya gushya birashyuha
kandi mwinangiro y'uruhara n'amasoso uyu mukinnyi yagaragaye mu bakinnyi bakemangagaho ko batanga amakuru y'umwiteguro muri siporo. Yego. Kwa kundi uri mu rugamba ukabona nk'umukuru wa batayo cyangwa umugaba w'ingabo ari ku rugamba mu basirikare afite harimo uri gutanga operasiyo y'urugamba uburyo uri gutegurwa. Nyamuneka mwatsinda gute? Ntago mwatsinda. Mwaca hehe ko musanga babiteguye? Uwo mukinnyi yaraje araperforminga harimo iz'ubusaza nyine barahanyanyaza kuri wa mwanya aratera. Ariko baravuga ati nyamuneka ubundi hano muri Nyeri bare hari impamvu mari. Nawe buri impamvu iyo kamera iriho hari impamvu iriho. Yari afite impamvu yaje. Urumva rero bitandukanye na Rayon Sport y'ubungubu. Urakoze. Baravuze ngo sirogo iri kugaragara cyane kuri Wasiri yanasubiyemo indirimbo yavuze ngo 11 b'abazungu. What meaning? 11 n'abazungu. N'abazungu. Meaning yabyo bakibaza ari ihe. Yavuze ko abazungu si ku ruhu ni mu mitwe, mu mitekerereze, mu nego, mu gushaka icyo bashaka, kumenya icyo bashaka. Nuko bashaka igikombe kandi robbing izabaza mu matwi batazazakira. Nimwe mbere ngo Wasiri yavuze ngo 11 n'abazungu nagaru ruhu. Ni mu mitekerereze. Ahubwo ugiye no kureba ariko na recruitment y'iki gihe cyangwa se y'iyi season turi kwitegura 2025-2026. Yego. Ubona ko Rayon Sport nayo yagiye yitonda muri recruitment. Urakoze nakubwiye ngo myaka inishize ujya rakirisemo muze kunega amatwi bitandukanye n'uyu mwaka wa 4. Kubera ko yabashije kurokirita ifite ubwoba cyangwa ifite amakenga. Nshimira perezida wa Sport Tadeyo umugabo w'imfura cyane mubwira ngo blessing Imana iri ku blessinga buri umuntu ucisha bugufi muri Rwanda nuko abazi ashaka. Bari abanyabwenge baca bugufi avuga asanga injiji bazishyira hejuru. Gasanga umuntu yabyinyigize kagoma igize igisiga kandi mu mutwe zero technology. Babwira ngo rero uwo mugabo ndamushimira. Komeza ukora ibintu byawe. Komeza ukora ibintu byawe kandi igihe kizababwira. Nyambwira abantu ukora ibintu byawe kizabasobanurira icyo ushoboye. Hari abatamva ko ushoboye ariko igihe kigeze kirabasobanurira. Ndamushimira rero namwe mwikenda ari mugarutse bavuga ngo rekiritoma yakoze zirimo ubushishozi, zirimo ubuhanga, zirimo gusesengura, zirimo no kwitonda. Yabanje avuga ngo yigira umuntu utabisobanukiwe arabajijisha mu bigemo mwebwe ariko buri munyabwenge agenda gake ahubwo muri finissage agusibira ngo n'umuhanga ngo burango akubwira amagambo atatu agakora ibikorwa 15. Urakoze. Buriya ngo umuhanga wa mbere tunarebye ku bahanga avuga gake agakora cyane. Tadeyo uyu mwaka yarabanje aravuga ngo yabanje yiga ikibuga fast. Yego. Yarabye avuga ati byanga byakunda hari abantu hano hanze tubazi bategura. Reka mbicira amahira. Nicyo kintu cya mbere yakoze. Yego. Mwunganira. Hari ikintu muri mwaka muzabana muri siporo. Ikintu biti banga. Ikintu biti banga no gutegura kuri Rayon Sport biragoye kuko mpamya ko nta wamenya. Yego. Nta wamenya ariko abantu mu muryango habamo uruntu. Yego. Ariko byibuze ubona ko 80% hari ikintu cyahindutse. Yaravuze ngo ikipe twasanze twarayiguriwe. None niyo usanze abantu mu muryango nagura akakira imico yabo cyangwa umenye ngo ese umuntu yitwara gute, ese yashonje yagitinga gute, ese umuntu ahaze amera gute. Rwashigurwa n'iki kintu championa imuca myanya y'intoki kuko intwaro yari afite nago yazicyajije kubugi ngo amenye ngo capacity yazo nizihe. Arwana urwo rugamba rwo kwiga ikipe none yiga ikipe mu gihe urugamba ruri mu mahina ararutsindwa. Yaravuze ngo tugiye kugura Rayon yacu ko kantu zo gashyira ukumve kugura Rayon yacu tubutabana performance yayo n'umwuka yena mubonye mu nzove n'umugabo ufite spirit yo kuvuga ngo shaka kugira ngo Rayon Sport nafashe. Ako twabonye Rayon Sport ikora imyitozo 2 ku munsi na mbere byabayeho kubwa muvunyi imbere bajya kujya mu matsinda ariko nabwo kabona ni rimwe nago bihozaho. Ariko yafashe bari kwitegura Rayon week barimo arakora 2 bitonda ni gym nimugabo akora kuri baro. Nukubera iki bamaze kubona ko ikipe bafite bashaka kwizamura fitness urwego rwabo. Ayabonga turamuzi kuri fitness ku buryo nyine bari wa afata ikipe mu gitondo akayikuba muri gym na mu zindi exercises zitandukanye. No kocha ungirije umurundi na Rotifi bakoresha ikipe kuri baro na tactics zitandukanye amayeri y'ikibuga n'iki no kukinisha systeme bazagitinga mu kibuga. Yego. Wenda reka tugire wenda dukire hagakeregeshwa gatoya. Wabonye Rayon Sport mu myitozo ubona na Rayon Sport kuri match yayo na Muhanga.
izi Rayon ngiye kuvuga kuntu zisa ku bintu bibiri. Rayon y'uyu mwaka muzayibona mu isura y'ishyaka. Nta n'umuntu utacyemera, umukunzi wa Rayon Sport utacyemera. Sinzi ngo iyi spirit umwuka wo kuba ko kurwana cyangwa ntabwo tuzi Sport buriya ari ikipe y'indwanyi, ahubwo ni ikipe y'igitutu. Ibintu bitandukanye. Yego. Tukiva kuki ku mufana wayo. Ariko spirit yo kuvuga ngo turi indwanyi fight kurwanira jezi ya Rayon ugasanga biri muri bakeya. Ariko uyu mwaka biratandukanye. Iyi Rayon izagira ibintu bitanu mu mwaka bizayiranga. Harimo ibanga, harimo ishyaka, harimo kugenda uko bareshya, harimo gukorera hamwe nk'abareyo, no gushaka igikombe cya shampiyona mu bundi buryo butandukanye uko bagishakaga. Ibintu bitanu nkubwiye. Ariko twaje no kubona Rayon Sport we yambaye tambaye ubururu n'umweru. Iriya myenda ni ayaway baba basohotse. Iriya ntabwo imyenda gusohokana. Iriya kiti barayimuritse n'isuzu yarangiye, yani imyenda basohokana. Ko ari igihe basohoka ugasanga urugero hari abakipe bambaye yambara ubururu nayo nka Gorira. Ugasanga wasohotse iwayo yambaye ubururu ntabwo akambara ubururu wasohotse. Iriya myenda bati mu gihe bambaye ubururu turambara iyi jezi. So rero icyo nakubwira. Mbere ibintu bitanu bizaranga Rayon. Bitandukanye n'imyaka tuyiziho. Nukubera iki? Buri ikintu cya mbere cyose kibiva mu miyoborere. Iyi rero mu miyoboresho kuzaba stable twabanje kwidutaho tugira amakenga abasaza watabasaza kubera iki uburyo baje mu kibuga, ariko twamaze kubona ko barimo bariga situation baje gukoreramo. None tubona umusaruro w'ibyo barimo barabagara. Uyu muntu ahinze agiye kubagara agasarura agahunika akajyana ku isoko, kakanya rero umusaruro wabo urimo ajya umusaruro ku buryo bajya ku isoko kandi wese akawishimira. Nge namaze kubona equipe ya Sport y'abakinnyi ifite n'abakinnyi biteguye guhanganira umwanya. Yego. Aha rwose kubona ikibazo mu equipe ya Sport gusa agakanya ni kuri gatatu. Hariho Prince n'abaganijuru. Ariko uze kumva barambwira ngo buri umukinnyi cyangwa umutoza w'umuhanga akora urwego rw'umukinnyi. Ushobora kubona umukinnyi performance ye ntabwo iri hejuru, by the way ntabwo performinga neza, ariko anytime mu gihe umutoza yamufasha amufite intego aramukora. Buriya abatoza b'abahanga twabonye ba Wenga tubona ba Murinyo. Buriya Murinyo ntabwo azi gukora umukinnyi. Murinyo arazi gukora gufata ibikinnyi by'ibihanyazwa byakoze izina akabikoresha nk'ibimashini. Ariko twabonye ba Wenga, tubona ba Guardiola n'abatoza baza bakora umukinnyi akamukora. Akabatuye n'umukinnyi ni Guardiola amukoze, uyu ni Wenga amukoze, uyu mutoza wamuciye muri mani bamwita umusaza wagiye muri mani yashye kera. Ntago mbambaza. Yaranyisobye. Babwira ngo rero umutoza w'umuhanga naga akoresha abakinnyi bafite performance iri hejuru. Aho bakoresha abakinnyi bazi icyo bashaka akabakora bagatanga umusaruro. So Rayon Sport rero nabonye ejo nitandukanye nabonye mu Nzove. Ku bintu bitatu nakubwiye harimo ishyaka, kurwanira umwanya, gufightinga. Bazi neza ko Rayon Sport imaze imyaka 6 nta shampiyona itwara. Ubuyobozi burabizi. Ikindi kintu amaze gukora muri ubuyobozi bwa Rayon ntago buzakora kuri pressure. Bazakora ibintu byabo nibibahira bitanga umusaruro, nibya kandi bizafairinga. Nibisanzwe n'ubundi mu kibuga nago ubyara umwana agataha agakura akakubera ikirumbo. Ibyo bintu byose tubibamo mu buzima tubamo. So rero nagira ngo ejo mbinjire muri match y'ejo inaduha umurongo wa Rayon week. Abakinnyi babanje mu kibuga ni abakinnyi iganjemo abashyana kubwiye. Kugira ngo babanze barebe ese abari bahasanzwe twabonye Emery Bayisenge muri defense yararimo. Rushema Chris mu myitozo ishize yagize ikibazo ntabwo yapashe guperforminga. Ahubwo ngene ngira ngo ariko bakinnyi bashyashya nabonyemo Bayisenge Emery. Mbonamo Mohamed Cheri. Mbonamo Shadrake uri mukongomani umwataka. Mbonamo uyu Murundi mu Prince kina kuri gatatu. Ikintu byanyeretse niki yafashe ikipe ya kabiri ayishyamo abakinnyi bashyashya kugira ngo are performance ya mu gihe baba ari kumwe n'abakinnyi batarabasiniya bakagitinga gute cyangwa ba performinga gute. Ariko mwabantu mwe mugiye kubona Rayon isa nkaho ari nshyashya. Ba performance gutya abakinnyi 6 ari bashya abandi ari ya kabiri.
none umbwira inama za gufata iya mbere kandi yakinnye system yagoye abakinnyi yakinisha abadefenseri batatu kandi na system isaba ko abakinnyi bagomba kuba bayizi system yakinnyemo yagoye abakinnyi gutabya dabuta nyine bayimenye niya system yo kuvuga ngo abadefenseri batatu nyine baragenda bate banagarukira rimwe bahereze mediane baro ihereza nyine abawinga n'abataka yataka bisaba nyine umwuka kandi ayo mavuta ko bona yabonga ariko bakoresha kabiri ku munsi nukugira ngo urwego ruzamuke ariko ya system yaguhiriye bro ikipe ihora imbere y'izamugurikire kure amabombi re kure umuriro kuko bose abawinga babacamo abataka bacamo n'amamediateri basunika abataka bakaba benshi imbere y'izamuryawe mu gihe babaye benshi abadefenseri barahuzagurika byanga byakunda niba mu winga ari gusera centre ahereza umwataka asubiza inyuma ku muwinga bose babavansa bacageza mu ryawe navuga ngo rero siporo y'uno mwaka bro si ubufana si uguba twarayikunze ko twavukiye mu bikari wayo iyi kipe bazayumva so rero uyu munsi yari ifite amakuru yo kwibandaho kuko ni icyumweru cyayo iracyari mu buru bw'abareyo iracyari kubaka ibintu byayo mbabwira ngo anytime mwitege yuko rero siporo igiye kogereza amaso ko namaze kubona indi maje nshyashya bitandukanye n'umwaka bro burya ngo cyo tubwizanye kuri Turabakunda rero siporo y'umwaka utayari muhogo yego twajyana no mu yandi makipe tukumva amakuru avugirwa abakinnyi batsinze ibitego ejo tunayisoza yego mu bakinnyi batsinze ibitego ejo batsinze Muhanga harimo Bagayogo yatsinze igitego cya mbere kuri penalty ariko arayiteye Garide yikuramo aramusobye ariko namaze kubona ko Bagayogo neza mu rwego yari mu kipe ya kabiri ariko bamaze umutoza baramubura amaso ko azamukoresha cyane ko Bagayogo afite ya mashoti y'amakadire ajya mu izamu n'ubona Garide yagarura agaruka muri surface muri parasiyo inuza abataka bakabatera finissage vuga ngo Bagayogo ari kurwa rwiza undi mukinnyi uzatanga akazi yavuye muri Gasogi bamwita Harerimana Abdulaziz bakunda kwita ngo bamwita Rivaldo yavuye muri Gasogi ni umukinnyi ukina kuri 7 ngira ngo basane wowe aho uryamye ufite akazi wongera imyitozo umva basane wongera imyitozo basane nawe ko twamonye mu myitozo uyu mwana w'umunyarwanda Harerimana Abdulaziz ari muri mood azi n'icyo ashaka ikintu wundira abakinnyi nk'aba ngaba bazamutse bro yitanga atizigama za ntwari z'u Rwanda ntago yakubabarira okazi y'abanyabyaza umusaruro Harerimana yatsinze igitego cya kabiri nuko undi watsinze n'umukinnyi washidikanyagaho wari urimo nashaka no gutizwa ubuyobozi bwahariye bwatangiye bwati nyamuneka uyu muntu tugende gake bamwita Asana bamuguze ubona yaraje abafropu ariko mu gihe cy'uko abakinnyi bagiye muri prime mu kuruhuka mu biruhuko yakujya iwabo aguma mu Rwanda bene wabo nuza baziza Sane yaratashye ariko imwe bati nyamuneka nabaye flop ku rwego nabibonyeho ngiye gusigara mu Rwanda nikoresha umwitozo bazanyumva nukuri yasigaye mu Rwanda aya kanya umuntu wese wabonye match yagira amakenga ko umwana nawe ariko zamura rwego ubone kijya gatatu undi watsinze igitego cyiza rwose nawe w'umurundi umaze kwizamura urwego nawe bazumva ikipe yaryoshye wakinuwe bamwita Rukundo Power Play ubu rero Rayon Sport imikino isigaje n'amatariki yayo bakunzi ba Rayon Sport Rayon Sport izakina na Gasogi ku itariki ya mbere kwa munani Rayon Sport izakina na Gorira ku itariki 6 z'ukwa munani ku stade ya Ngoma Rayon Sport ku itariki 9 z'ukwa munani tumanukira Rubavu tutayari tugira bavuga umucanga twituniyogere ubundi twebeye match dutaye ni mu kiganiro zo garuka urumva none rero ku itariki 8 itariki 9 z'ukwa munani Rayon Sport irakina Etenseri kuri stade Umuganda yego icyo ni kimwe nakitango ni Rayon week iyo ni imikino igera kuri 3 Muhanga barayikinnye ubonye umusaruro uvuyemo reka twitege yuko iyi mikino irakomeye umva ko Sport ibi bintu namaze kubwira ngo imeregereza ikipe abaturage cyangwa abafana bayo unyumvira urugero Rayon Sport Gasogi Inyanza nyine y'amajyepfo Rayon Sport Gorira
stade ya Ngoma Ikibungo bayegereje nyine bagiye mu bice by'igihugu cyose. Rayon Sport Etenseri bagiye ku Gisenyi. Bakinye na Rayon Sport Muhanga bakinira Muhanga ahantu hose. Bamaze gufata igihugu bava ngo dutembereze Rayon Sport twereka abanyafana bayo reka itoma twakoze. Noneho bafite n'undi mukino bazakina na Zamu n'ikipe bita Yanga, timu ya mwananchi. Aho ni kuri 15 zo kwa munani. Aho ngaho ngomba kuba narambarayeyo. Aho ni rucabana. So mbabwira ngo rero uyu murongo mugari w'icyumweru Rayon Day Rayon Week aho imikino izagenda ikina n'amatariki yayo ndaberetse mbabwira ngo ayo niyo makuru muri siporo reka tugire muri mukiyaba cyangwa no mu baturanyi bayo ngo ese amakuru yo amakipe yandi arimo aragaragaza iki icyo nabasha nagiye kurera siporo ku mukibyo nabonye ku cyumweru nuko nuko nabonye Muhanga AS Muhanga ni ikipe nziza ahatsuhuza n'umukunzi wayo Karikeza yari yipanze akazi nawe ashaka kugira ngo yerekane urwego rwe nawe yerekanye ko Muhanga ni ikipe yiwabo yakuza yireba afite ibiragano byafi abitsa afite amakuru yayo nabaje yarahari Biden ngo azaba n'umuvugizi wayo niko makundi gutohoza avuga ko Karikeza azaba ari umuvugizi wa Rayon nako wa AS Muhanga nyuma yuko ari umunyamakuru mwiza ukorera inyarwanda mbabwira ngo twabonye AS Muhanga nayo ni ikipe ifite agakipe keza abakinyi beza n'abakinnyi zamukanye mu cya kabiri ko ni ikipe izamutse no mwaka ariko mbabwira ngo bitewe n'abakinyi nabonye ubumwe bwabo kwiyubaka bafite gushyiramo nka ekipe buryo ikora nka ekipe biragora yuko nyine utsindwa bazatsindwa ariko bagaragaje TikTok nabo bakinye umukino mwiza so nabonye AS Muhanga nayo ni ikipe tuzabatega amaso ni ikipe nayo izamutse ifite ubuyobozi bwiza kandi nayo ari byo izatanga kuko buriya iyo uzamutse ubu bikwiye cyangwa urwego rwawe narwo rwaba rute hejuru usubira wavuye cyico cya kabiri nako kugifiringa mbabwira ngo AS Muhanga nayo ni ikipe nziza amakipe nayo azahubuka nka za Gasogi za Musanze azayumva kuko ni ikipe ifite abana b'abasore burungano kandi bazakorera akazi gakomeye so rero twamaze kubona ko amakipe azasohoka arimo arategura ikintu kimeze nkaho ari ikintu cyo kuvuga ngo ducyaze dufunge kimono urugamba rurakomeye ngiye muri mukandagira mu kibuga kikarasa imitoto intare ihora yasamye undi ni kubundi intare buziburiya intare ihora yasamye intare ihora yasamye hari ibintu biranga ikumbuye umuhigo yego ishaka umuhigo w'umuryango ivukamo buriya intare zigira amasibo habwira umunyamakuru itongo uteye igihe nyibutse yitwa umunyamakuru imyungu yitwa unuza yitwa Kwizera uwo ni urugendo ntabwo ari urugendo intare zigira amasibo cyangwa zigira imiryango izigira imiryango singagi imiryango n'ingagi ahubwo buri intare ngo ni amasibo intare ni amasibo noneho rero intare y'ingore igiye gushaka umuhigo buriya niba hari intare igira ubukana intare y'ingore ni nazo zihiga igiye gushaka umuhigo ni igihusha buriya rero aperi ngenda yizi filozofi zayo by the way ntabwo ndi umufana wayo sindi n'umukunzi wayo ariko ndayubaha kandi ngakunda n'ibintu ikora yego ubwo ntabwo umuswa yanyumva ntabwo leta byumva ariko umuhanga yavuga ati bro ibintu uvuze nibyo sinyikunda sinyifana ariko ndayubaha ngakunda n'ibintu ikora okay reka nyinjiremo nayo iri mu cyumweru nakita ngo apel weekend mukandagira mu kibuga shaki karasi imitutu ikipe niyo kipe ya mbere mu Rwanda ifite ibikombe byinshi nta muntu utabizi ibyo nukabigubiga niyo kipe ya mbere mu Rwanda ifite amafaranga niyo kipe ya mbere mu Rwanda yemba neza niyo kipe ya mbere mu Rwanda ishamikiye kuri statut ku kigo navuga ngo cy'ubudahangarwa cyangwa ikigo giteye ishema ndakuvuga ikanyikora imye ikanyitera icyoteza abareni muri akare n'ubundi akariho karavugwa iyi niyo kipe ushaka gukora ubuzima cyangwa iyo bagushatse twabonye mushiti wanjye ngabo nziza gire mwana twabyirukanye by the way yaciyemo ariko ubuzima barahinduka n'abandi batandukanye twabonye barafinda ku gisozi muri kariyeri aho n'abantu tuziranye dukina muri pipinyeri abo bose ubuzima bwarahindutse
bayidabira n'ababuresinga bubaka imiryango barakomeye uwiciyemo wese ni umugabo mbabona ikipe ikora ubuzima kanyinjiramo rero nta byinshi ifite ni ikipe inzozi za buri mukinnyi ukizamuka nayo ifite uburyo gutegura ibintu byayo ushaka kugira ngo ijye mu matsinda niba ari ikintu cya mbere aperi nyotewe mw'abanyarwanda ni ukumva ngo ishaka amatsinda bayidawe nk'umusiporatifu mbonye umugirimo amatsinda arashoboka ariko biribuze kubasaba yuko bose mu mitekerereze yabo bari bwambara uwo mwambaro niba aza kwambara umwambaro w'amatsinda ukambara abakinnyi 10 kubera bayimazemo igihe abashashe ntibambara umwambaro ntabwo amatsinda bayakopa birabasaba kuka reka mbabwire amakipe rero nayo igomba gukina nayo muri aperi wike n'amatariki y'imikino izaberaho namwe abakunzi ba aperi kugira ngo mumenye ngo aperi performance gute isokanye iki tuyitegeho iki cyangwa icyizere gutanga ni ikihe yego ku itariki 17 z'ukwa munani urumva ko bari positive na aperi na sport amatariki zo kumva kuntu bagiye bayanyuranya kuri 17 z'ukwa munani aperi irakina na power dynamos na power dynamos ni ikipe yo muri Zambia ku itariki 23 z'ukwa munani apera cyane ikipe muri Tanzania bita Azam bazakina mu Rwanda by the way Azam ku itariki 27 z'ukwa munani apera izakina n'ikipe bita Simba wa Musimba nayo muri Tanzania iyo ni imikino 3 ikuraho batsinze intare banganya na gorira 2-2 ndumva ko imikino imaze gukina iraho iri balance ariko umunzani mwize tuje kwipimiraho ni imikino yego so rero ikipe AP nayo uyu ni umujyo nayo yinjiyemo ya aperi wike kuko na amatariki amwe katurebe 17 23 ni icyumweru kimwe na 28 yo harimo difference nagari icyumweru kiri balance ariko ni imikino ikurikiranye babwira ngo bakunze ba rero ahangaha namwe irabakeneye twabonye ejo sport ku mukino wa mbere wa gishuti ikinye yabonye umufana wayo byerekanye ko sport umufana wayo harari tayari ntago bamwinginga nandwo bamubwira ngo gwino bapfa kumenyesha ko ari umukino cyo basabwa no kudukorera kubakorera ibyiza mukitabira mbabwira abafana ba rero ngo namwe nyamuneka ni muze mugaragare apera bakeneye ninjiye mu ikipe ishinzwe umutekano cyangwa ikipe y'igipolisi y'u Rwanda ariyo polisi FC nagari polisi bivuze polisi gusa uvuze ikigo gishinzwe umutekano w'ibintu n'abantu ariko uje muri indi koto kavuga ngo polisi ugashyiraho ijambo fana cha ubuje muri football cyangwa mu ikipe ishamikiye y'igipolisi y'u Rwanda ariyo polisi FC nayo nababwiye n'inge muri kubreaking ibi bintu kayo muzankoting ikibazo abanyarwanda tugira utuntu ibintu iyo bije mu itabya kubyitirira ikimurika nimwisiza ubuto niba tuvuze ibintu twebwe bikaba mu duhindabo zacu ntabwo tukwikina ngiye nkora ari uzambona muri no mwaka nanjye nzakora aho nzakora kuri pressure y'abantu nzakora nanga ibintu bindimo nzaha abanyarwanda ibintu bikwiye kubahabwa para ngo umunyarwanda ibintu ndi kumukonve kanga nkunde uzankunde cyangwa ubireke ariko nzaguha ukuri aka kanya kambabwire ngo polisi mbishimangire sindi umuvugizi wayo nta nubwo ndi mu giseta cyayo polisi iri mu ikipe zatakaze mu Rwanda ya myumvire muzi ngo kuri barage muzi bo gukina nyine bafite bashaka gutsinda ariko badashaka igikombe rage ubu niba ari umuntu usonze kugira ngo abereke urwego rwe ni rage undi muntu ngiye kubabwira muhagiri bameze nk'inshira aravundereza wewe muhagiri yabaye urwembe we muhagiri muri ari defera afite muri zirangiye yiruka ukegera ngo arimo arasubira inyuma ndabivuga neza n'umushiti wanjye ariko ndamba kubita akanyafu yego muhagiri ni umuntu regeze muhagiri ni umuhanga pe ariko agira ikintu cyo kuva niba mwatse baro na pressing gukoraho ariko uyu mwaka uramwaka baro n'agatsi agaca ubura mwaka baraka kwirukaho baro wenda muri yirenze ariko nawe mwatse ikintu gikoresha yego hari undi muntu wanunguye akora ngo munanungure cyane wo bita ngo baka kwitonda baka ni umukinya pera ashimiye
muri no sezo yaramusezereye iravuga ati kwitonda baka warakoze twabanye neza ariko urwego rwawe mwaka dushaka ntago uzaperforminga mu byacu cyangwa ntago wakagitinga mu byacu urugendo rwiza uzawuronke ariko bamubwiye amagambo meza banamuseze bamaze kumaga kawa muri aperi ifite umwimerere wa muhungu ibaze ngo baguseze bamaze guha icyayi barabanje basanya n'abakinnyi ba aperi yasezereye baramushaka ati mwana mama baka witwaye neza nyamuneka igendere baka yagiye afite umutima mwiza naho agiye kwiyadabuta bitaye mworohera uzi muri polisi bine gukora arimo ararikura ibintu byita urutambi bishoti niwe watsinze Rutsiro nawe muri weekend bakinnye na Rutsiro umukino mwiza by the way performance nziza bakinnye na Rutsiro polisi nayo nabonye performance yayo ari ikipe ifite ireme niyo wundi buriya abatoza b'Abarabu Ben Musa nawe babwiye ninjye burekinze ko Ben Musa kuza muri polisi kandi azatanga challenge buriya polisi ifite umuco wo kwirukira abatoza b'Abanyarwanda bakaza baje kuyoza igitiyo bagatoza ibyo bashoboye nta ntego ariko buri uzatinya ikipe ifite umwarabu ari tuye kubona competition muri zino kipe eshatu polisi APR na sport zihuje iki zihuje abatoza b'Abarabu bose icyo cyo rukiza cyangwa uri nyuma ya kamera utazibiri kuba umbone nyina kubwiraga rero ndi nyuma ya kamera niyo makuru yarahari babwira ngo nyuma y'ikibuga yego polisi nayo iri mu mujyo mwiza babwira ngo courage dukeneye competition amakipe arenze atatane tukabona challenge tugize nka competition amakipe atanu inyungu za nibiri kipe y'igihugu Amavubi yego tibona umusaruro bro Sambabwira ngo rero ameno makuru hari makipe mvuga ngo ari ku ruhembe rwuko agiye kwinjira muri championnat twiteze umusaruro na competition iri hejuru ane makipe navuga ngo ari mu gakangara ka kabiri harimo Kiyovu Sport AS Kigali hakazamo za Gasogi nagorira gurenganisha na PRF nagora n'abayitege nyine mu gakangara ka kabiri havamo iyavansa iza mu gakangara ka mbere gasanga jeri ya kane nyuma ya polisi na Rayon ariko namaze kubona ikipe muri buze kubura amaso mukamenya ibintu bikubera bepfo za buriya Nyamagabe ni mukayega si majyepfo ko nizi Nyamagabe ikipe bita ngo abaye bumenyi buriya ngo barimo ngo bari concentrate na makunda afite abaye abanyabwenge nabura ngo ahantu hibereye ameze nk'ahantu ari kwe ibintu by'ibyayi icyo namaze kubabwira amagaju amagaju ikipe bita Mukura wenda Mukura ngeka nitangariza njyana no kwita utuntu dushoti mujye bati BIGMAN RWANDA yaratangaje hari ibintu turi kubona ikipe bita Mukura FC ikipe bita amagaju yazanye kontineri y'abarundi niba yihira muzayumva ayo niyo makuru yahariye mabwira ngo nakagaruka ni kuri BIGMAN RWANDA ndi umusore abanyarwanda ni mungundishe n'abandi kuko ngiye nikunze munkunze mwenyine nago naba munini cyane ni mungire BIGMAN mu bushobozi no mu bitekerezo no kuri BIGMAN RWANDA na indi munyenyeri bare aho umushoramari washinze inyenyeri bare yavuze ngo nyamuneka nyene h'abanyarwanda bari amafaranga yabo bishimye buriya hari abakire babaho umuterankunga ni mukuru w'ikiganiro inyenyeri bare umuterankunga kuri BIGMAN RWANDA mukuru inyenyeri bare ayo CEO mukuru ariyo mukire musuhuza ngo ati nyamuneka Imana ikomeze ku blessing umugisha wawe watugera nk'abakozi bawe rega ni umukozi w'umunyenyeri bare buri ntabwo ubizi wenda bizi ngewe ahubwo abanyarwanda babizi umukire avuga ati BIGMAN akugira icyizere gwina nawe ushakira umugati hano ariko kubera iki kubera ko yavuze ngo iyi business nyishingiye abanyarwanda bakora amafaranga bavunika ni gute barya amafaranga bavunika reka mbakorera ahantu heza baza kurya amafaranga hari aka wifi man bro hano heza abanyarwanda bajya bakunda ibintu byiza niba ahantu ushaka inyenyeri bare ifite wifi muri Kagugu nava ko kaguru kakabari konyene gafite wifi iyo nyana ni breaking ena makuru neza ku banyarwanda breaking inyenyeri bare urazi uri gusoma icupa rya fata bro kaguha wifi igikoni cyiza abakobwa beza ahantu hari background nziza akibaza ahantu tuzi cyane ikomeye nk'urugendo urugendo tuzi ikinyamakuru mu Rwanda gikomeye brozi ko gikorera hano munyenyeri bare babwira ikimana nyenyeri rero nyenyeri yariteretse umushoramari nawe yavuga ati ngewe nyenyeri bare nyishingiye abanyarwanda baze u Rwanda rutambarare nimuze mwitetera namwe mukomeze muri gisi n'ubuzima ukeneye service nziza ufite blood shower ufite graduation ufite anniversary ufite umurenge gwino munyenyeri bare tukwakirize yombi numwe mu bakozi bakora munyenyeri bare kandi cyambere service ku batugana
tubakiriza yombi. Niko gaciro kacu ko twamaze kubona yuko iyo ukora ibintu byiza abanyarwanda barakujoyininga. So rero dukora akagugu ujya ku muhanda waceze tegisirwa neza hafi ya rompe za Kagu neza aho ngaho niho dukorera. Turabakunda cyane muwe tubane kandi dufite service nziza. Nitwa Bigman inyuma ya kamera ni Zebra Switch. Turabakunda cyane. Ciao ciao na